Kigali ushoboka. Ikintu cya mbere yarababwiye ati ndabizeza kino kintu, umukinnyi wanyu niba koko muzi ko ari mwiza azakina, twe nta kibazo dufite cyo kumuha umwanya. Abana bati umukinnyi aracyari umukinnyi abantu bagerageza bagashakira urwego rwisumbuyeho rwo gukinaho, ejo n'ejo bundi tukazabona uburyo twamugurisha. Icyo ni icya mbere. Kuba playing time ishoboka, ku mwanya wo gukina ushoboka, icyo ni ikintu cyiza cyabanyuze. Baravuga bati iki cyaba ari ikintu cyiza rwose, twemeye ko aza mu Rwanda byaba ari sawa. Icya kabiri, urumva baravuga bati ku myaka ya 25 ntarakura byo kuvuga ngo akwiye guhora azerera ava muri ekipe yajya mu yindi. Wagiye ubyumva umwana w'imyaka 25 niba kinyi makipe uyu mukinnyi kakaze ibiro 82 byose ibiro 82 hafi metero ebyiri, imyaka 25. Aba ba junior turabatandukanywa n'iki we? Birakaze. Junior wabita Junior Kamanei, Junior Kamanei ararenze. Ariko subusi kagahararo kareyo koko shayo nguyo kare. Ariko ngo yarwanirwaga n'isi yose. Kadutegereze bagera kuri 7. Urumva nawe avuga ngo arasharashara cyane, ni nkaho sezo aba ari ahantu, yindi akaba ari ahandi, yindi akaba ari ahandi. Arababwira ati kandi naza akaba umukinnyi mwiza wenda ntanagurwe, turashaka kubaka ikipe ikomeye. Ikipe yacu ikina imikino nyafurika n'ubu turi muri Confederation, azasetoringa i Kigali tuzamumenya mu buryo bw'imishahara, tuzamumenya nitubona yakoze ibintu neza muri Roketoma muri ubutaha, tuzatuma nyine umukinnyi wanyu byibura agira stability, agira ahantu nawe yenjoying umupira. Avuga ati natakiri ikipe mbanzamo dukina imikino nyafurika, twara wenda championnat cyangwa se ibikombe cy'amahoro mu gihugu, ndahantu ndatuje byibura ndi kubaka ubuzima. Apana kuva Maroc, Kazakhstan, leta zumwe z'Abarabu, Swede, Denmark, nyine kudatuza kwa. Arabwira ati ntibigeze ko mwamuha umwanya akaza agahabwa umwanya wo gukina, agatuza kubaka ikintu. Nagurwa azagurwa none ajya ahantu bamubonye bifatika agiye gukina, cyangwa se nanaguma hano nabwo ntimugire impungenge ya statique ipe yacu. Si ikipe iraho nyine yagafuka imvugo arimo. Barayisuye nyine Rayon Sport nta muntu utayizi, bati nyamara ntabwo ari bibi. Icya gatatu, Rayon Sport yiteguye bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru cyane gufasha uyu mukinnyi kuba umukinnyi mwiza. Baberetse abandi bakinnyi bazanye, bavuga ati dore abakinnyi bandi twaguze nivo bariho, bagenda babereka kuko bari bafite Charles wo muri agence yabo. Urumva byari byoroshye kumukontakta akamaza abatari ko Charles wowe uri aho ngaho wahageze mbere. Abo bantu bahitwa bajigwiba batubwira ngo bapasa ni bakinnyi iki. So uko biri kose message agomba ko harahaye message nziza ko Rayon yazanye abakinnyi meilleur joueur yo mu zindi championnat. Yego uyu Jigiba bamuzanye ari meilleur joueur muri championnat ya Mali. Bagenda babona nyamara ya kipe ishaka kuba serie niba iri kugenda ishaka best of the best. So umushinga wa Rayon reba kambe babwira nabwe n'umushinga wa Rayon nyamara bari bawurimo. Bawurimo nge directeur ukuntu namubonye gato rero kwizigira nsoza. Uyu mukinnyi afite taye mavuga ngo sugira ni muremure, afite metero imwe na santimetero 90. Musigeho nta byasho ni muremure pe 97 hafi 97 arabara gatatu.
nahoze ngana na wasara kambwira ati umupira wose wo mu kirere ati ndimo ndasengera umuntu yitwa Yunusu n'umuntu yitwa Maduzo ati baro mu kirere ati nimo guhangana n'ijuru reka nkubwire ikibazo wasira ati bazajya bahindura cross ati ni ugutegaho umutwe gusa agahita nkubwire ikibazo wasira hamwe tuzi ukuntu Crouch atsindaga muri Liverpool cye uzi ikibazo wasira ikibazo afite abakinyi bose yahypinze baraflopinze ako niko kazi raundi twahoze tubimubwira ndaje mbabwira kubera ko uyu mukinyi bazanye Junior ariko ba Junior baraza kuba baranabafite mu ikipe ya Rayon Sport none ba Junior barabafite kabisa sojya tubatandukaniriza mu mazina y'ibihugu uyu Junior bazanye umenya ari nacyo kwizigira agiye kuvuga jewe nagiye nshakisha vuba hano imikino yakinnye n'uburyo yagiye yitwara sanga Junior mu mikino nibura ufashe nka 20 irengaho yakinyemo imikino 7 mu mikino 26 yakinnye yabonyemo ibitego 7 yatsinzemo ibitego 7 ahubwo ngewe unajyamo nkavuga ni keretse ni Rayon Sport muri ya projet babwiye Rugaju ari ukuzana abakinyi ukabahereza amasezerano meza arimo na clause nawe in case yaza kuroransa career ye hana kezitwara neza ukazunguka bakazabaha umwanya wo kubihanganira kuko abakinyi benshi Rayon Sport iri kuzana urajya kuroga sanga nibyo yaciye ahantu heza ariko wajya kureba muri current form ugasanga ntabwo yari ntabwo yaheruka gukina ikipe ya Rayon Sport uyu nuko Rugaju yabivugaga Junior ntabwo bagerageje kumukontakta mbere igihe wajyaga muri kuganira nabo ariko ntabwo agence yari yiteguye kubanza kumuha Rayon Sport namenye ko Rayon Sport nanyibutse mu agent urimo arakorana na Rayon Sport muri azazana abakinnyi w'umunyarwanda w'umurundi ejo bundi ubari muri Ghana bazanye Charles Chiplau right niwe bazanye abakinnyi benshi cyane muri Rayon Sport ni twabonye ari kumwe na Charles ikipe y'umurundi baramutubwira mu kanya n'umwango Rayon Sport yashakaga rutayizamu agents wabo barimo barakorana yari yababwiye ko yarambagizaga abakinnyi mu bihugu bitatu harimo Cameroon harimo Mali ndetse n'igihugu cya Benin hari umukinnyi witwa Blaise w'umunyabene bari baramaze kumvikana byose niwe wagomba kuza niwe ari nimero ya mbere wari kuza kuba rutayizamu mu ikipe ya Rayon Sport oya niwe waramaze kuganirizwa agent baramaze kuvugana byose byari byararangiye noneho mu gihe bari bategereje ko uyu mukinnyi Blaise ari buze gutangazwa akaba ari buzaba rutayizamu wa Rayon Sport ejo agent baramuhamagaye saa 4:30 baramubwira ati dilo twakurikiranye mbere ya Junior yitwa Lionel merci yitwa Lionel agent Lionel ubu yaragiye kubazana witwa Blaise byaranarangiye no kuvugana n'amafaranga azahembwa n'amasezerano ejo baramuhamagara saa 4:30 baramubwira ati byihorere uwo bita Junior twara contact mbere bemeye kumuduha mubango agence ye yari kimushakira andi ma equipe hirya no hino ariko biza kurangira bemeje ko uyu Junior ari ugomba kuza ku munsi w'ejo navuga ko cyo nashaka kuvuga no ko ari deal yakunze ku munsi w'ejo ariko yari yaraganiriyeho mbere y'igihe Junior ariko yishimiye kuza muri Murere mu bakinnyi bose Rayon Sport uyu mukinnyi kakaze arandika ikinyarwanda neza wagira ngo ni umunyarwanda aranditse ubutumwa bukaze cyane ati dukomeye turi kumwe ariko arimo aratumira abantu ati kuri tapi bro ati duhurire kuri tapi yanditse ubutumwa burebure cyane yanditse ati ngenda bakeneye kuri tapi iby'amagambo mubivemo murahari muri tayari ibyo kuvuga ngo rero ngo ni ukugura abapfubye ngo ni ugupfubura reka ati ngewe Rayon Sport kuva yabaho irahashye ariko ngo yari delegation nini cyane yamushakaga uyu mwatakara ubu ni muzima cyangwa bayikozemo ubu rero ntibayinyuzemo bayinyuzemo ndakurahiye yenda abona bayinyuzemo ibi biro rwose umupira ntunyerera umupira ntuzanyerera
reka ni Lukaku se Boringoli ni Lukaku wa Rayon Sport neva rero ukagusinyisha mu minsi ya vuba. Niwe muntu nimugoroba akimara gutangazwa yagiye kuri Instagram ye yitwa kameni.juni niko yitwa Kameni _Juni kuri Instagram aravuga ati good evening dear family, it is with immense pleasure that I announce my signing with Rayon Sport of Rwanda, a great club with a rich history and incredibly passionate fans. Rugaje kutajya mu ngamba neza ujye semura. Sorry. Twagiye ntacyo tumanuke. Good evening dear family. Muraho neza muryango wanje. It is with immense pleasure that I announce ibyishimo biranyuzuye byo kubatangariza ko nasinyanye na Rayon Sport mu Rwanda. A great club, ikipe nziza cyane with a rich history ifite amateka akomeye cyane and incredibly passionate fans. ikagira n'abafana b'igitangaza. I would like to thank the club president, ndashaka gushimira perezida w'ikipe ya Rayon Sport, my management agents, agence ireberera inyungu zanjye, the technical staff for confidence, ndetse n'abatoza ba Rayon Sport ku cyizere bambonyemo, and the sport director who explained the club's project and vision to me. ndetse na directeur sportif wa Rayon Sport wansobanuriye neza umushinga ndetse n'icyerekezo bari kwerekezamo ikipe ya Rayon Sport. Dear Rayon Sports FC supporters, bafana ba Rayon Sport FC, thank you for all your messages of welcome and love. ndabashimira kuri message z'imikaze ndetse n'urukundo mwanyeretse. I can feel your true love and passion for football. ndimo ndumva urukundo munkunda ndetse n'urwo mukunda umupira. My teammates and I, njyewe na bagenzi banjye tuzakinana, will give our all with your support to make you proud tuzatanga ibyacu byose kugira ngo tubaheshe ishema and contribute to writing the club's history. ndetse dukomeze kugenda twandika amateka akomeye y'ikipe ya Rayon Sport. We are counting on you tubatezeho byinshi because without you nothing is possible. kubera ko mudahari nta na kimwe gishoboka. Now let's get to work. ubu rero reka tujye mu ngamba. See you very soon in the stadium. See you very soon on the stadium. vuba cyane murambona muri stade tuhabonanire. ahita yandika mu Kinyarwanda ngo dukomeye turi kumwe. ibyo ni wasira muhaya mwatako keditingo baterekeho mbere yo kugwa korabo yakamurikira mwataka gafata ugaterekeho y'ubururu n'umweru. Rayon Sport yabonye rutayizamu irimo na closing deals zayo zo gusinyisha, ngira ngo ni nayo mukinnyi wa nyuma ahubwo winjiye muri Rayon Sport. ku biro 82 metero na 97 ubuhanga afite cyane no gukinisha ukuguru kw'imoso. akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2001. yigeze no gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon ya under 23. ku bwa Radio Rwanda tukongera kuyibutsa ko ntabwo turi mu bayipinge, dutegereje Ruhangwa. nta nubwo turi mu munenge. azagera hano, dutegereje bita Ruhangwa Mboni. umukinnyi azagera hano ku munsi wo kwa kabiri, ejo bundi kwa kabiri. hanyuma Gardie bakuye muri Cameroon nawe azagera hano ku munsi wo kwa gatatu mu Rwanda. birumvikana bazahita bakomereza Igicumbi. Igicumbi naho tugiye kuhajya none muri match ya munsi rwose. nibagera rero Igicumbi bazitoza kimwe n'abandi, ariko bitegerejwe ko iki cyumweru Rayon Sport igomba kuba irangiza no kwishyura Eritatu ndetse na Zubey, buryo bagomba kuba barangiza ibintu byose na Mukura. Rayon Sport bambwiye ko umukinnyi wabo wese bazakoresha muri iyi sezo mo bamaze kwishyura habariye ko muzarwara umutima. iyi poroje yo mu myaka 50 murayitegereza. iyi poroje murabasha kwihangana murindire poroje kabisa izamara imyaka. ubu murere Jingareye murere Junior Kamaneye shawa yayi poroje rwose abareyo babura incundura rimwe byose hasi. poroje yikora ariko tubona incundura zinyeganye. naho umureyo uri hariya kumubwira ati ngo muri poroje
atabona incundura mu kirere hariya watararimo avunderezamo nawe uri aho ngo uri muri poroje umureyo ntimuzabyumva kimwe. bareyo ibi bintu muri tayari kwihangana imyaka mugategereza icyo bise poroje. reka twiyumvire reka tugende twiyumvire. yamaze kugera mu Rwanda yanakoze imyitozo ku buryo abazaba bazanira kuri Rayon Sport Day bakababereka bafite amajezi na nimero bazambara kuri Rayon Sport Day niho bazabimurikira kuri Kigali Palace Stadium. Kwa gatandatu tariki 18 kwa gatandatu ahubwo reka nze mbaze Samu amatike amaze kugurwa ku keke kwa gatandatu rwose. Hanyuma bakababwira bati bareyo sukubereka gusa abakinnyi na nimero bazambara bya birori baba bateguye n'aba DJ n'abahanzi n'aba MC biba biryoshye tuzanongeraho rwose yuko tuzanabafasha kubereka umukino mwiza uryoheye ijisho. Bamwe mu bakinnyi bamaze igihe bakora imyitozo birumvikana nka Bayisa Jugiba bazagira umwanya uhagije wo gukina. N'aba ngaba baje nyuma abareyo baravuga bati nabo ko twari dukeneye kubabona ngo barashaka kuzabaha iminota mike kuko ni match ya gishuti wemerewe gusimbuza abakinnyi bose ushaka ushatse bakoramo 11 ugashyiramo abandi 11 ataho ngaho nabwo tuzagira iminota tubaha nabo mubabone bakoraho kuri baro gake murebe niba nk'uwo rutayizamu Kamenise azi kwifunga ku musore ku mbaraga ze n'ibindi. Bakaba bavuga bati rero mugure icyo bita amatike. Mwibuka ko stade nintugeranyije nuko bari kujya muri stade Amahoro mugura amatike atari yahenda mugura amatike mubizi neza yuko niyo match yonyine muri bwongere kureba Rayon Sport nyuma y'igihe kirekire abakinnyi bari muri vacances murabizi ko izindi mutemerewe kuzireba nk'iya Jamus ngomba ati kindi mugura amatike ko tugiye gukina n'ikipe n'ubundi zaba iri muri Sekafa ikomeye ya Gor Mahia aho muzabona n'ishusho y'ikipe yanyu muri Sekafa. Ubwo rero abareyo nahabo gukanda akanyenyeri bakagura tike ubundi bakitegura Rayon Sport Day cyane ko iyo kanza akanyenyeri arumva 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ushobora kugura tike yawe. Ndagasubiramo bwa nyuma kwizigera hari abantu umara kuvuga ibintu rwose kuri radio nyuma y'iminota 2 ukabona ngo ngira kakanyenyeri ntabwo tugasubiramo kuko tuba twagiye mu yindi ngingo. Kandike mukanya ntube uvuga ngo ni mugasubiremo kuko tuba twagiye kuri match ya Jamus na akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukagura tike yawe bijyanye n'umwanya ushaka kwicaramo. Bwa nyuma gura tike witegure Rayon Sport Day mukina na Gor Mahia ureba izo ntwaro zose ukanda akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi wowe wibitseho tike yawe. Ahangaha nanjye no nshaka kureba hari ikibazo cyanjye wakwepye nifuza kwansubiza nko mu munota umwe cyangwa 2 kuko numva ari nk'inama kuri Rayon Sport n'abakunze ikipe ya Rayon Sport. Nakubwiye nibyo Rayon Sport ikugura abakinnyi bakiri bato twinjira no muri project baganirije Rugaju ni ibintu byumvikana ariko kandi ntekereza ko Rayon Sport igomba kuganiriza abareyo ko bari mu nzira nziza yo gutegura ekipe. Ushobora gutegura utwara ibikombe ariko nanone nibazave umukinnyi mu gihe yaza uvuga ngo yaciye hanaca muri izo Saudi Arabia na hehe nguze kumunenga uburyo ari gukina uyu munsi. Nicyo kintu nari nakubwiye ni uko byamera kose nanone ni indi room abantu bagomba gutegererezamo ariko Rayon Sport kabiri gukora amasezerano meza yo gushyiramo clauses zishobora kuzayibera inyungu kuko urebye abakinnyi bose iri kuzana kuvanye hanze nabaza gukomerezaho kariyeri yabo mu Rwanda ahubwo ntago ari bamandi ubundi twajyaga tuvuga ngo baje kuyisoreza mu Rwanda. Ngira ngo Rigoga
abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abanyamupira muri rusange niba ari imyaka amaze kugeramo njye nsigaye nkunda kuvugisha ukuri kuko ibintu bitekereza nta kunyura ku ruhande. Twasobanuye kuri projet ya Rayon Sport. Mu by'ukuri Rayon Sport gufata umwanzuro wo kugura abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 kandi bafite profile ko bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ni ikintu kiri very positive. Kiri positive ariko mu buryo bugaragara ko buri ari bwo muri future. Hari uburyo bubiri bwo kubaka projet. Rayon Sport kubera ko ari ikipe y'abafana benshi ntiyihanganira cyangwa se abafana bayo ntibihanganira kubona ikipe itarimo ira challenging mukeba wabo APR ku bikombe. Ni ikipe ikeneye kubwizwa ukuri n'abayobozi bayo bagasobanura. Habariye ko muzarwara umutima. Iyi poroje yo mu myaka 50 murayitegereza. Iyi poroje murabasha kwihangana murindire poroje kabisa izamara imyaka. Ubu murere ya Jingareye murere Junior Kamaneye. Shawa yayi poroje rwose abareyo babura incundura rimwe byose hasi poroje yikora ariko tubona incundura zinyeganye. Naho umureyo uri hariya kumubwira ati ngo muri poroje atabona incundura mu kirere hariya watararimo avunderezamo nawe uraho ngo uri muri poroje umureyo ntimuzabyumva kimwe. Bareyo ibi bintu muri tayari kwihangana imyaka mugategereza icyo bise poroje. Reka twiyumvire reka tugende twiyumvire neza icyo barimo barategura. Hari ibintu byiza biri positive byabaye mu igura n'igurisha rya Rayon Sport muri uyu mwaka. Mbere na mbere kwa appointing director sportif ubizi umuhanga. Icya kabiri kugumana umutoza hari ingingo bakanamwemera gushaka abamwungirije ni cyiza cyane kuko niwe wihitiyemo ba Sostene ndetse n'aba Sasha. Icyo ni icya kabiri n'ikizima. Icya gatatu ni ukugura abakinnyi bazi umupira ariko bakiri bato. Bivuga ngo nge kubwanjye uko mbibona Rayon Sport ntabwo ari ya kipe ije ngo none ahita ibaprometa ngo tugiye mu matsinda ngo tuzazanye shamla ngo yote dutwara championa ngo na Peace Cup ngo tugata tujya no mu matsinda. Uko mbibona barimo barubaka ikipe yakina umupira mwiza usukuye igashimisha abafana mu mikino bazatsinda ariko niyitatwara ibikombe akaba ari ikipe ibaha icyizere cy'uko mu myaka iri imbere bazaba bafite ikipe noneho yahatanira bya bikombe. Njye niko mbibona nka projet ikiri mu ntangiriro ishobora kuzajya igaragaramo imikino batsinze ariko ataruvuga ngo ni projet yo guhita itwara ibikombe nona. Urakoze cyane. Hanyuma icyo rero warumbaje ku bakinnyi ntabwo umukinnyi wanyuze muri ayo mashampiyona agatwara ibikombe muri Aziya kuza muri Rayon Sport mu by'ukuri nawe bwawe ushyize mu nyurabwenge ntabwo Rayon Sport yamugurisha projet kandi Rayon Sport nta kintu ifite cyo kumupresenta ntiyamwereka ngo igikombe batwaye uyu mwaka. Ahubwo ni umukinnyi nawe ubwe uba utakirimo arakoreshwa cyane muri club avuyemo. Ni nayo mpamvu n'amasezerano yaba yari expire ko aba yanyuze mu makipe y'abaprofessionnel ntibamwongera andi masezerano. Hari ibyo baba bamunenga hari ibyo baba babona bitagenda neza. Rero icyo navuga cyo nuko Rayon Sport yamuha iyo exposure ikamuha urwo rwego niyo promesse Rigaje yavugaga yo gukina bakongera bakamuzamurira urwego. Ariko uko mbitekereza ntabwo ari umukinnyi waguzwe kugira ngo aze kubakira ibigwi n'amateka muri Rayon Sport. Ahubwo ni umukinnyi waguzwe kugira ngo Rayon Sport yongere imusubire ku itara. Kumufasha kumusubiza ku itara. Yego. Urakoze cyane. Tujye mu Igicumbi. Inzove nizijya zimva mu mutwe. Igicumbi ikipe ya Rayon Sport yahakiniye umukino wa gicuti ni ikipe ya Jamus nari nabonye itangazo yuko atari umukino uri open ku bafana kugira ngo baze kuwureba. Sinzi niba waragize amahirwe yo gukurikirana amakuru y'imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport muri uriya mukino wa mbere bakinaga n'ikipe ya Jamus. Byabaye ibitego 4 by'ikipe ya Rayon Sport ku bitego 3 by'ikipe ya Jamus. Bakitoga baratsinda Atiso
nawe atsindamo igitego. Niba arabonye amakuru avamo imbere ahakiniwe umukino imyitwarire y'abakinnyi yari igiye kugira ngo tujye no mu ikipe ya APR kuko nabo bakinnye umukino wa gicuti. Bon, abareyo icyambere binjijwe ibitego byinshi. Yego avuga tuja munsi nayo si ikipe yoroshye, ikipe izakina Sekafa. Ariko urumva ko akiri utukosa mu bwugarizi zamurira gufatamo na Kuyate agasimburwa na Yves, ariko bareyo nyine barakubwira bati ikipe yacu erega ntiyuzuye. Kubwira ati se twebwe ntidufite umuzamu wacu wa mbere, abakinnyi benshi ni bashya ntiturakora imyitozo ihagije. Bakakubwira bati rutahizamu yari ataraboneka. Urumva hari impamvu tutari nyine kwinjizwa byinshi nubwo nabo binjije byinshi, ariko all in all hari abakinnyi rero bona abantu bashimye, surtout nka Issa Djigwiba watanze imipira 2 yavuyemo ibitego, Tony Kitoga watsinze 2, hari Atiso waje gutsinda igitego, Gloire Ngonge yashoje ameze neza, yongeye kugaruka ameze neza. Navuga yuko konsani nini nyine iri inyuma no mwizamu, niho bavuga bati dukeneye kugira ibyo dukosora, surtout nka defense itaramenyera nikora amakosa menshi cyane. So urumva aba defenseur ba Rayon Sport n'ubwa mbere bakinanye bwa mbere mu mateka yabo, kongeraho ko n'umuzamu nawe kwiyati turabizi urwego rwese umuzamu mwiza rwose. Bakagira impungenge rero kuri nimero 6 kuri ubu, abagize impungenge kuri nimero 6 kuri ubu abareyo bambwiye bari igicumbi batoya. Abareyo ntibagira ikibazo kuri nimero 6 ati Muderi Akbar yakinnye akoze umwitozo wa kabiri gusa. Rero nta umukinnyi mwiza, turwego rwe rwose rurashimishije, no umuntu utaragira nyine igihe gihagije nyine yitozanya n'abandi. So urebye bo muri camp ya Rayon Sport barasa n'abantu bafite icyizere ko bamaze kubaka ikipe nziza. Banafite icyizere bavuga ngo aba bakinnyi nibamenyerana kuko ari bato bazakora ibintu bikomeye, ngo aya makipe y'Kigali bazayakubita cyane. Ntabwo wagana n'ubuzi bw'ikipe ngo bukubwiye ngo tumeze nabi turapfuye twaguze abakinnyi b'amafro. Ba version na kuri rero tuzakubonera muri njye no muri Sekafa ni ya version yanjye ndayikura ku kiganiro cya Muhire Kevin, umuntu wabaye kapitene wa ko nikanzemo uwo bita Muhire Kevin ari gupfukama, ari guca inzira zose, arimo arazana tekinike sambaratika ngo arebe ko yagaruka muri Reyo, ariko reka ikipe yose arimo arayitaga. Ariko keve koko wabuze atese nta kuntu nagaruka muri Jamusi wapi byaranze. Arashima abakinnyi ba Lion kurusha hari ingingo Francis Christian Mbaya. Ubundi ngo ntawazanye ibyo kwanga Reyo ngo bimugwe neza. Blon Keve arimo aratakamba ariko akoresheje tekinike zo gutakagiza. Ntacire birarora yaratubabaje wana. Ariko abareyo tumurekaze andika muri comment ati Keve wacu oye. Hasi aho ngaho manuka wandika ati Keve wacu aze naze cyangwa ntazi. Mwe murabyumva ute? Rayon Sport nk'umukinnyi wa Jamus wari uri mu mukino nyirize. Nizere kiri positive. Oya ntabwo iri negative. Umuntu witwa Muhira siga akubita cyane. Oya Muhire Keve aragira ati ikipe ya Rayon Sport ngereranyije no ko yari isanzwe igura kuri uyu mwaka navuga ko yaguze neza. Aravuga ngo hari umukinnyi twahuriye hagati mu kibuga bita Ibrahim Jingale, ati umukinnyi yatugoye ku buryo tutabitekerezaga. Rayon Sport ahangaha yaguze neza umukinnyi bita Ibrahim Jingale, iminota yakinnye ngo yagaragaje ko afite urwego rwiza. Ibyo birajyana n'umukunzi wa Rayon Sport watwandikiye kuri YouTube gukomerezaho, nuko ndi kumushaka simubona ariko nanasomye ubutumwa bwe. Yavuze ati twebwe uyu mwaka ikintu dushimira ikipe voilà niyigaba Emile yavuze ngo Rayon Sport mu myaka 7 ishize nibwo iguze nta kavuyo kayirimo.
gusa uko izakina kose tuzabyihangana. aha se ko ibintu bya Rayon bashyiramo kwihangana cyane itizazifu expectinga ko itazakina neza oya yazakina neza yakina neza yakina neza Muhire bakavuga ngo nkurikije match ko nayibonye uwo bita Ibrahim Jingare ni umukinnyi mwiza muri mediane hagati mu kibuga ni umukinnyi rwose mu minota twakinnye wagoye ikipe ya Jamus kandi nabonye ko afite ibintu byiza undi muntu yashimye ni Issa Jigwiba yaravuze ati rwose ni umukinnyi ubona ko afite level nziza pe ati nta muntu wabyirengagiza undi mukinnyi yashimye ni umukinnyi bita Atiso aravuga ati uko biri ugereranyije na Aziz Basara biraruta harimo upgrade kuko Atiso ngo ni umukinnyi wagaragaje kudakunda bya bindi byo guheza impande ni umukinnyi w'umuwinga ariko ukunda gukora amakatina akagarukamo hagati ni umufoward aravuga ati no gutsinda icyo gitego ni karite nziza cyane afite uwo mukinnyi abakinnyi atashimye cyangwa se atavuzeho cyane yavuze ati obita Charles Chiplaw ni umudefanseri mwiza wagufasha gusohora imipira ariko si mwiza mu kugarira ntabwo rero narayabonye afite imbaraga nyinshi nta mbaraga nyinshi afite nta muscles uzanye umupira uje kumwataka ati si umukinnyi mwiza wagupfa ko gukuraho umupira ati ariko kubera ko akunda gukina uwutangije ati yawutangiza neza urumva icyakenewe cyane no kugarira icyakenewe cyane cyo kugarira ati sinkibona cyane urumva aravuga ati Matumona ni umukinnyi tumenyereye mu Rwanda atari ko si level ya Rayon Sport urumva avuga ati ni umukinnyi waba ari mwiza ariko utari kuri level yo kuba myugariro y'ikipe ya Rayon Sport atahangaha rwose kandi mu bugarizi bamaze kuguhaha ubwe rwose ngabona Rayon Sport yari kwiriye gukora retouche muri axe urumva avuga ati rwose no kuvuga ngo Matumona na Charles cyangwa Charles cyane axe yabo izaba ntabwo rwose mwikomeye ariko ntabwo wajija nyine ariko ni umukino wa mbere wa gicuti ntabwo wajija kuri match imwe ibitego bine haba harimo bitatu ati defense rwose ntabwo ikora neza cyane gusa ikindi uwo bita Tony Kitoga ngo niyo mwagiramo niyo mwagura bahe ikibuga ni iki ikibuga afitemo mwanya uhoraho azasohoka rwose ngo ni umukinnyi mwiza Tony Kitoga se ko ari ugweraseze ishize ati rwose byaragaragaye ni umukinnyi mwiza abandi bazashaka indi myanya ariko umwanya wa Tony Kitoga muri Rayon Sport uzaboneka asigaranye imyaka 2 hari ingingo ubwo twaganiraga umwaka washize muri seze ishize nyine tuvuze umwaka ushize nko mu kwa 4 yaravuze ati umwana tushe technique afite no mukinnyi udasanzwe yaravuze ati ahubwo nzasaba reba mwongerere kubera ko ni preza akaba na fiture ni uwa none n'ahazaza ha Rayon Sport imbere nge natekereza ko Reda afite ibibazo byinshi imbere ntabyo imbere bizaterwa ariko na Kameni ko rutayizamu ko Kameni araje ingenzi niba azaza gucarenga Asmani hari upgrade kuri Asmani ariko Asmani we n'urwego rwe ruri hasi ariko nibura bazaba bafite bench ndavuga uyakwiye kuza ari umwataka ari hejuru ariko ni nabyo Murenzi Abdallah asezeranyije abareyo ubwo bari mu kiganiro itangazamakuru avuga ko bakeneye rutayizamu uzatsinda ibitego nibura bakazaba bari hejuru y'ibitego 50 muri sezo urumva rero ariko aravuga muri bari batatu b'imbere urumva rero nk'uyu rutayizamu naza ari mwiza afite umupaseri mwiza nka Issa Jigwiba Jingale nawe ntabwo ari mubi erega na bagurwara ngonge baracyahari nabo bato ni Kitoga baracyahari afite umuhamagaro wo gutsinda bati so ku ruhande imbere ntabwo ari bibi cyane ukurikije uko bari kubavuga ariko inyuma surtout ubwo natubwira no kuri Olivier niba byararangiye wa mugani Olivier ntabwo bigikunze Olivier biragoye nese ko bamaze kuzana uriya muzamu muri Cameroon ko hari abareo babibazaga birasa naho amahirwe ari make ntabwo nabonye ikiganiro nakoranye na Olivier Kwizera se narakibonye arigendeye nta cyizere Olivier afite amadini muri za Jordania kandi nawe yaciye akarongo ku mafaranga sinzi niba yakwisubiraho ibintu bya transfer nta muntu uvuga ngo
ngo byarangiye bishoboka. ngo biraheraheye keretse yasinye mu yindi hari igihe wabona wenda Rayon Sport ikoze ku ikabona amafaranga kuri Rayon Day ikavuga iti nyamara umuzamu tumusinyishe cyangwa se nawe ubwe akaba yabatereka ngabanye ariko yaba we yaba Henry Musanga yaba Rishari aba bose Rayon Sport bantangarije yuko rwose nta gahunda ikirimo barangizanyije ntawe bazigera bazana ko abakinnyi bagomba kugura ari bariya. Yego iyo ni ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR yakinnye umukino wa gicuti n'ikipe y'Intare, umukino warangiye ari ibitego 3-0, ibitego bya Fidari Wataha ndetse na Aman ubwo nari mu bakinnyi bashya yego baherutse kuzana mu ikipe ya APR. Amakuru avishorongi sana ya APR ko yakaniye APR yakaniye ifasha ikipe y'Intare iyitera icyo twita umuzinga. Umuzinga murawuzi iyikubise 3-0 ariko ngo Mamadou Zone ari kwihisha Mamadou Zone ari kwihisha ati sinkeneye induru muretse gato. Mamadou Zone yapi yatinye ikibuga yagitinya ake yapi idafite Clement idafite Korode koko reka mbabwire ahubwo ni muwe mugura amatike tuzajya kwirebera agapira Nyarugenge incundura ni buri mwanya. Ari Hilal uri tayari gutsinda ibitego 150 bara ibitego 12 bya Rayon Sport muri Fasal. Ari Hilal terekamo ibitego 6 Fazare Tour ushyiramo ibitego 9 hari APR Fazare Ari Hilal ikubitamo 10 Fazare Tour iteramo 3 Fazare Tour APR ibigana ubwo babiye ngahe 28 ndikanze bro ubwo nibigera ku magaju ni 150 ubundi ahubwo noneho Clement wabigabanyaga ebana uwo bita Yusudi yanyereka da bizajya Keve waravuze ati agapira ni pyo nugusohora umupira nukuba no kujya kuwutora muri fira ujyana muri sartere yakurahiye ahubwo hari Hilal uri tayari kwizigira kuko naho imyitozo umukino wa gicuti wari ufunze meruka mugenzi wanjye mu bicutu maze gukora ikiganiro kwa gatandatu ambwira ati ngiye guhamagara team manager Muterete numve ko yanyemerera kwinjirayo naho ntibyari byemewe kujya kuri umukino ariko hari abantu bamwe bawurebye ngiye navuganye na Karikeza yarawurebye. Uyu mukino wabaye saa 10 kwa gatandatu amasaha y'imyitozo no mu ikipe ya APR Football Club. Ni match bakinishije amakipe abiri. Ikipe ya mbere bakinishije Christian Mwizamu muzamu Christian bazamuye ariko n'ubundi baramuzamuye umwaka ushize. Ombolenga Fitina niwe ari kapiteni yakinnye kuri kabiri, Hakim Bugingo akina kuri gatatu, hanyuma Abdul ndetse na Alexis mu mutima wa defense. Bakinisha Ngabonziza Pacifique hagati mu kibuga, bakinisha Hakim Kiwanuka, bakinisha Iragwa Haj, bakinisha Uyaremye Fidali, bakinisha Rubuguza Jean Pierre ndetse na Denis Omedi. Wango iyi ni nkayo twakwita equipe ya kabiri, ikipe ya APR. Hanyuma baje guhindura noneho bakinisha equipe twakwita ya mbere. Rwose APR kapitene wayazaba ari Yunus. Hernan Sulani yari mwizamu, Kagege kuri kabiri, Christian kuri gatatu, Yunus niwe ari kapitene n'umutima wa defense. Icyo gihe barahengetse Sekiganda kina muri defense. Nakiniye muri defense. Hanyuma Dauda Yusuf, Mamadou Traoré na Memer Dao barakina na hagati mu kibuga. Ouattara ndetse na Togwimer na Amani Michel niyo yari baye ikipe ya kabiri. Mamadou Zone ntabwo yize kina kuri iyi match y'Intare, nibwo kiva muri championnat ya Congo. Kandi birumvikana yuko bagoma no kumuha umwanya wo kuruhuka gato kugira ngo yitegure Sekafa. So kandi abandi batangiye imyitozo mbere rwose kutamukinisha byari bifite impamvu zumvikana. So iyi kipe rero ya APR Football Club yakinnye n'Intare batsinda ibitego 3 nk'uko babivugaga, Fidari Ouattara ndetse na Amani Michel. Ikipe ya APR Football Club
abayirebye bavuga ko mu by'ukuri yaguze neza. Abakinnyi yazanye ni abakinnyi ngo beza, ubwo batabonye ni Maduzone ariko batatu muri bane baturutse hanze y'u Rwanda. Bavuga ko ntabwo wabipimira kuri match imwe n'ubundi, ariko ibyagaragaye muri uyu mukino n'abakinnyi beza. Intare ni n'urwego ruto kubera ko ni bato mu myaka. Abana bakuyemo abakinnyi benshi rego ubungubu. Nta pesi nifitemo batanu ngira ngo yazamuye. Banatanze no mu yandi makipe AS Kigali yarabutwaye. Yego. Ntabwo aya makipe tuzabona neza muri Sekafa.